sheri ugiye kunzo itsindagira urukundo rw'abakunda mba nukuri urumva ukuntu gataka urasinda muri iki gitondo sindagukuza oya ntabwo usinda wereka cyakoze nanone nkunda ko unywera inzoga mu rugo rero nari ngiye kukubwira ubwo ejo bundi nge kwa Auguste ubwo nsange we n'umugore we baricaye ubwo herutsemo ngo bw'umushuti we baririmba Yesu umugabo waririmbanye na Auguste ubwo umugabo aragenda afata ibintu bisanzwe byo kugura nyine byo mu bukwe bazakonsoma kurya n'ibiki arateka abantu barishimye ko amaze guteka n'iki bihagije nyine ubukwe rumva bwabaye abantu batangiye kwambura umugabo umwe baraje masango yakabwibwi kwa kundi wawe haba ari kubakira muri reception umugabo aba yaruye ibiryo urabona ino nzu yitwa convention Yesu yibizengurutseho akagenda agafata ibintu byitwa bya mayonnaise akashyiraho ku buryo byose isa nabonaga iri ibintu by'umweru bimwe wagira ngo ni gateri noneho ubwo mbere yo kugira ngo abishyire ku meza rye urumva yarabanje ibiryo abitereka ku meza rero bari bamuhaye akameza gatoya urumva ese amera nk'ubitereka gutya ahita asa nk'uhenye nyine nk'uhenereje ubwo rero ngo mukubitereka yagiye asundura ameze gutya n'ipantaro yo gutya nayo isatukamo nabyo byose hasi ubwo uratinze kwimbira n'igihe nzi ko wahuye na accident oya nyine ari ukuntu gutya tuba twicaye nyine urumva nka famille ikundana no ntabwo uzi njye ibintu biretse kumvaho twagiye muri anniversaire ya Giselle kagira inkuru rero jewe siko umusaza wanjye amerekeje se Ramibon rero tujye muri anniversaire dusanga twarazindutse cyane dusanga anniversaire ntabwo iratangira umuntu aratubwira nyine anniversaire ati rero mwakoze kuzinduka isaha yari yaduhaye tweye twayigereyeho mwakoze kuzinduka rwose ariko ntabwo ndaza baracyandira make-up mwihangane ariko babakiriye buri kintu cyose uri bufate ndaza kwishyura y'imagera turafata turanyweye subizi twese tunywera byinshi rwose noneho nyiri anniversaire yaje nijoro yaje aravuga ngo umuntu wese wafashe ikintu cyo kunywa ntaragera hano arishyura none se ikintu cyo kwibaza none arayibaga atambwira ufite amafaranga ntimara mfite ubusa urafite wapi ubusa urugenda gute kandi ubwo umukobwa mwagombaga kunyonga cyashize ikintu cyose yatubwiye ngo umushaka munywe kandi urukuri twari twakoresheje amafaranga twabonera byeri eshatu kandi byeri eshatu kubera hahenze imwe ari bibiri ubwo ni 6,000 12 twese Yesu tuyishakamo pe ariko ngira imana nsanga hari umushuti wanjye twiganye atavuga ati kareka Aisha nagashaka kwishyura izi byeri mpari asore yishiti yiwe n'abavandimwe baranyishyura ariko nabo bariyishyura ntusubwe ikintu ntusubwe Giselle aracyari inshuti Giselle magara gutya turacyari inshuti n'ibyo bintu byose yakoze Yesu uzi ngewe ari ngewe oya ni inshuti yanjye buriya n'umujinya na stress zo muri anniversaire yari yagize ariko nyine narakaye igishobora gusama ubwo se ari ubukwe ibyo bintu byagenda gute turisubiramo ntabwo nzabikunda cyangwa se aho kugira ngo ngire inshuti imeze gutyo sha byarutwa nkihisha mu murima w'ubunyobwa ubwo rero twatesitora ahubwo nibagirwa kukubwira buri kintu cy'ingenzi cyatumye nicara aha uzi ko rimwe na rimwe buriya n'ukuntu njya nicara neza ngapfukamisha amavi abiri uwo mungu icyo wampaye umugore nk'uyu mana kureba byabo urumva hari ukuntu buriya ingo zitumvikana hano hanze hari ukuntu ubona nk'umugore aryamye kwa kundi uba uvuye mu kazi ukabona neza ni imfirizone iri mu buriri ukavuga uti se ubu norosoyeho gato nkareba amaguru ubu sinasanga ari ya majanja y'inka n'ubundi ariko wowe mubonye uryamye iwana mbona ari umutumba rwose uri mu buriri wowe yabona nyine uri umuntu rwose iwana uvuga uti iyi ni veruti iri mu buriri ubwo rero kuvuga ni ugutaruka ejo bundi rero urabona cya kibanza twaguze cya miliyoni 5 kiriya kiri Bugesera ejo bundi hari umukomisiyoneri witwa Mitsutsu w'umushuti wanjye yarampamagaye arambwira ngo uwo mukiriya amuhaye miliyoni 20 zishyushye agenda zifatafata Mitsutsu mitamuguriza eshatu basaza wenda bafata bose ndabagera nagenda amagurira ibintu byatanje bidashoboka uri kumva sheri baze kubaguriza rero
amafaranga yose narayarira rwose ubu ngubu kuri konti dusigaranye ibihumbi 500 byonyine. maze ugende muri ayo mafaranga yose usigaranye uguremo n'umugore. Yesu hano we shari basigaruka garuka nkubwira hano ayo mafaranga yose yagiye mbabara paka yegera umwana. You think say they why? Garuka no kuri kwimana ngusobanura ibintu byose ukuntu byagenze tamubata mbabarira shari nkuri mbabarira. tutaragira ikintu tuvugana banza umenya nimero z'uwo mukomisiyoneri. Zeru karindwi umunani bishyiremo hano. It was at this moment that he knew. He fucked up. baratetse urye nicyo ushoboye gusa nta kindi. Mwiriwe neza komisiyoneri. Tumeze neza. Niyayishe umugore wa Faranswa. Twashaka ko tuganira. Mubonetse mwaza turi mu rugo twere mu rugo. Hano hari na byeri ngwino dusangire. Murakoze. Zibaho? Mubwire iki? Mubwire se ko yarita. Musene mwizino ngana ni ngombwa ngaze ko. Ugiye kumugura. Uwo mafaranga siko biriya ni ijambo ryo kuvuga. Turishimye tumeze neza uzanye muri byawe. Sonuri kuko ari wishimye n'ubundi yine. Yumva iki? N'amafuti yose wakoze. Nta soni gukora ibintu biriya ntabizi. Abavandimwe bakamenya mbere yanjye. Agenda yari muraho neza. Jesus! Yuko, Fra. Biti. Meze neza. Ni kukubona rwose. Wowe ndabona icyaka gitangiye kare. Nduvuga aha kumura abasirimu. Abasirimu ukuntu mbabyumva. Ndi kumva ibyombo bivuga. Yesu! Babihiye abakomisiyoneri tuba tuzi ibintu byinshi. Bakavuga ntabaraka. Uramwikize? Mwanza ndirago. Arabizi ko ariko dusangira. Hanyuma rero. Ndabizi buri ibizi. Ubwo umamagaye. Agiye gutokombera nayo turayarya. Yesu! Nagakonje cyane. Ndagufungurira mfunguzo sinzabiyashyize. Bakomisiyoneri se bagize ngo yagira. Baba mumazi. Biteze. Sawa. Boy. Bawe. Yitsindiye nyoko. Hanyuma rero ndabizi noneho ikibanza ngiye kukwerekana turayarya humura. Yesu! Ni madamu wari wagushatse. Hano
mfitemo ibibanza bigera ku 1,400. uzarira mubwire Wahitamo icyo ushaka. ukamubwira icyo naguhamagariye utagira ngo waje no mu mutima mwiza hano turagushaka cyangwa turagukumbuye uranyumva neza uraceceka iki wowe wavuze ibyo wakoze ntabwo bisa ibyo mwakoze ntabwo mbise mwebwe babiri ni gute wifata ukagurisha ikibanza n'umugabo wanjye ukanshima ntunambwire bikamenywa n'abantu amafaranga mwashyize ahubwo niba ushaka n'ikindi nakijya uzaba mugabo ndakwiyamye banza unsobanurire amafaranga y'ikibanza mwashyize hehe tugire musobanurire ahantu y'amafaranga igihe uzayatangira dore bamereye nabi kugeza mu gitondo ngo 500 nyine nanjye kebwe ndi kubabwira mutari ku mwanya wo gusobanura ibyo 500 ikibanza ndagifite cyamaga cyinka ntabwo ibyo ndi kukubaza njyewe ntabwo ibyo ndi kubaza by'amashini yawe ndakubaza amafaranga mwagusha ikibanza n'umugabo wanjye ari hehe heza kandi yateye harimo n'igiti cy'umwembe nimwagite uwo mugabo ntabwo uri kumva ndi kukubaza amafaranga agusha ikibanza banza unyumve hano amafaranga nyine mitsumva ubanza mva ibintu twari nanjye nibyo ndi kuvuga nyine hari amafaranga naguhaye hari nayo nagiye kuguriramo abasaza b'umugore za miliyoni 20 hasigaye 500 byonyine ayagaye nyine nibyo ndi kuvuga ayagaye kiri no ku muhanda neza gutya icyo kibanza cya 500 amafaranga nyine ari hehe wagurishije n'umugabo wanjye ari he nose ibintu ndi kukubwira uri kubyumva hari amafaranga naguhaye miliyoni 5 kugira ngo nyaguhereze ngo uzayansubize ayo mafaranga ndetse n'ayandi nanjye nkiri gushaka umugore wanjye arayashaka kugira ngo nyine ntabwo ngari kumva ayo mafaranga nyine waba bari kukayazana ko urugo rugiye ariko birumvikana icya miliyoni 5 cyo cyaba kirusi baravuga amafaranga bakugurije aka kagakunda kakagabura ko nanjye nibyo ndi kuvuga ngende komisiyoneri balance hano hose muri uyu mudugudu amafaranga ari he nyine amafaranga ari mwagusha nyine nanjye nibyo ndi kubasobanurira uburyo amafaranga ashobora kubonekamo sibyo hanyuma kandi bice mu zindi nzira kandi nziza z'amahoro urumva ngewe n'impamvu uyu nguyu wenda muri gushaka icya miliyoni 5 ngewe nta kibakubita gihagaze neza hari ikagugu kirahari turashaka amafaranga umugabo wanjye yakugurije miliyoni 5 ziri hehe ntabwo nshaka icyo ngenda ashaka amafaranga uziko za miliyoni 20 zose uziko nsigaranye ibihumbi oya muvuge cyane ndi kubumva muvuge cyane nta soni okay none ngiye mureke mbereke twereke rata miso ngiye nkora ibintu bice mu mucyo sibyo nkakora ibintu bigize bitazanagira ibintu byo kuvuga ngo ibi na ibi ngereka nkwereke sibyo tureke ibintu byo kuvuga ngo duce hirya no hino siko bimeze ngewe bakubita ikiri mu gisera ibintu ni bibiri murangarura ikibanza cyane cyangwa amasogoti iki kintu kimanuka mu nyo zanyu gihungukire mu kanwa mwanyumva neza turakiguha